yifu y'inono ararwana bugesero oromoshoronesha bavumuye imbogo ati mwarike barayizana cyane barayizana ngayo mwogo zero garukira mfizi hariya hirya mburabutuye hariya byinshi by'abamara hariya hafi ya biryogo n'uwe kimisaga arahari ariko ayo jya usoma nanjye ndasoma ayo nguko ntabwo nzi niba mujya mubyibaza ariko ubundi twibaza hari umuntu ufatirwa mu maguru ashaje ntabwo bibaho mu kinyarwanda umugani tugiye kuganiraho ubu ngubu ni uwitwa ngo yafatiwe mu maguru mashya wakomotse he ukomoka kuri bande ahagana he byari byagenze bite ndabasaba ibi bintu mureke abana babyumve bijya amateka yacu niba bayamungu hari abagabo babiri rero umugabo umwe agatura iburinga ubwo ni inyuma ya ndiza undi agatura mu gatoki kuri ndiza inyuma ya ndiza no kuri ndiza nuko abo bagabo babyirukanye ari abana bangana noneho ngo bendaga no gusa ariko gusa si isura ndavuga ingano yabo ndavuga uko bakuze wabonaga rwose ari ikigero kimwe umubyimba bikaba ibyo nuko ngo bakenda gusa barakundana cyane rero igihe kiragera bafata irembo bose ariko ntibafatira rimwe irembo nawe urabyumva kuko umwe yagombaga gutaha ubukwe bw'undi igihe kiragera barasa igihe kiragera barakwa igihe kiragera baratebutse ubwo ariko nimvuga si bo ubwabo babyikoraga ariko ubwo nimvuga mumenye ko atari bo ubwabo babyikoreraga icyo gihe hajyagayo base nuko igihe kigeze rero bararongora ubukwe burataha bubaka ingo zabo nuko babaho ngaho ariko nyine hari igihe ibintu bihurirana kandi ntibibahire urushako rurabananira ingo zirabananira basenda abagore babo bose bibimpurirane wibuke ko umwe yari uw'iburinga nyuma ya ndiza n'uwo akabaho mu gatoki kuri ndiza ariko byose birahurirana nyine bisa n'ibihuriranye nuko ingo zirabananira barongera baricara bati dukora iki koko byanze tubigenze dute ngo bahana inama baravuga bati rero uwo kuri ndiza yavuga ati ngereka nkwereke nta mugore nzongera gushaka birananiye uriya niwe nari narakunze ubwo birananiye uw'iburinga nawe atari kuzi ko ari byo biratunaniye nyine ubwo reka bitunanirire hamwe nanjye nta mugore nzongera gushaka bahana inama ngo inama barayemeza gahunda ibyo kutongera gushaka iki umugore baribana umwukwe bagasurana ariko baribana umwukwe nuko igihe kigeze rero uw'inyuma ya ndiza iburinga afata urugendo agiye gusura uwo kuri ndiza aragiye ageze kuri ndiza aravunyishije baramwakira bararamukanya nk'abakumburanye basangira inzoga baganira byinshi nuko iburinga ageze ati ese uzi n'ikindi cyo nagushakiraga undi ati burya ntabwo wahagurukijwe na kimwe undi ati reka aturagenzwa n'iki ati inshuti yanjye muvandimwe mu mwanya atuma mfite igitekerezo undi ati nguteze yombi ubwo ni amatwi ati nagira ngo dusubiremo wa mwanzuro twafashe ya gahunda twahanye tuyisubiremo ati ariko niba utanayibuka ndanayikwibutsa undi ati gahunda ati ndayikwibutsa
na disi yiyi ati urabona ati urabona ati mbese ati urumva atari ko se rasa ku ntego nawe wininza atego warahindutse undi ati urabona ati iriya gahunda twari twahanye yuko tutazongera gushaka ati njye biranze undi ati ye bigenze biteze ati biranze pe bikanga biteze ati njyewe narebye nsanga nk'umuntu w'umugabo ukiri muto ibintu bijyanye no kwitekera nkagira ari nkabyuka nkubura umuharuro nkagira ari ati mbese ati byanze nabivuyemo abo bo bati nabishingutse ati se ubivuyemo ute ati oya ati nasanze atari byo ati ngewe rwose narinje kukumenyesha utazagira ngo ndi umuntu wica umugambi ati ubu ngewe rwose niyemeje kongera gushaka undi ati rero reka nkubwire niba wabisubiyemo ibyo birakureba ukaba ugiye gushaka ati ngewe reka nkubwire usibye n'umugore nabo n'iwanjye mu nzu undi ati niho duhuriye mu muhanda atanera isesemi undi ati atanera isesemi undi ati ibyo rero ni ibyawe ati ahubwo ngewe wigumya nakumbwira iby'abagore ubwo ushaka tuzanatandukane undi ati dutandukana dutese ko turi inshuti twanywanye turatandukanywa nuko nshatse undi ati wamugana barongera binywera inzoga boyayo ibyo ntibongera kubiganiraho buracya mu gitondo uw'iburinga arahaguruka asubiye he iburinga undi aramuherekeza bagenda baganira bageze mu nzira undi ati rega buriya nubwo nabikubwiraga ati ni nkaho nabirangije undi ati giteze ati narabirangije ati buriya nafashe irembo byararangiye ati nafashe irembo burya ati cyane atahubwo ube witegura kuza kunahira ubukwe undi ati ndahari nta kibazo nuko bibaho rero basezeranaho barataha uw'iburinga ubwo ngubwo urumva yari yarafashe irembo nuko ararongora mu gihe cyo kurongora ariko wibuke ko mbere yaho bagomba gutebutsa kuri ubu ngo ni ukubaza itariki igihe bazagira batya bakaguhekera umugeni wawe bakamuzana nuko atanze inzoga zo gutebutsa rero bamuhaye igihe ahita atuma uwahehe uwandiza ati usibire uyu munsi usibire ejo bundi hanyuma uzi untahire ubukwe wandiza nawe arenga urumva bahamagaye abantu bagira gutya binika amasaka barahungira barasya nuko basabika umusemburo barangije bagira batya barashigisha barasembura ikigage kirashya hatemesha ibitoki baratara baruka barenga barabetera nuko inzoga zirahiye nuko atashye ubukwe kwa mugenzi we iburinga ubukwe rero burabaye barabyinnye barasabanye ijoro ryose nuko byagendaga nuko buracya mu gitondo abashyingira abakwe baje gushyingira barasezera barataha wa wundi waturutse kuri ndiza we ntiyasezera ngo atahe ko wagira ngo ahubwo niwe wari watahiye aho ngaho aguma aho ngaho mu kuguma akajya aguma impande y'umugeni uranyumvira ngo akamuganiriza koko abantu bose barataha rwose bashyira muri urwo rugo nuko wa wundi w'indiza arahasigara reka rero rimwe mugenzi wazagira atya ajye kuhira inka kwibuga aho ngaho ngo ryari hafi aho ariko nyine uwo kuri ndiza ntabimenye amaze kuva mu rugo undi ajya kujujubya wa mugeni ati kumva hano ukumva hano ukumva hariya hari uko bigenze wandebye umugeni ati reka undi ngo aramukuba umva undi ariko nawe aramuzinura koko aramwangira hashira umwanya aramwangira ariko agezeho ngo abona umugabo yarembye bupfe ngo
ngo araba birembye rwose araremba bupfe. Nuko umugeni ageze aho ngaho ngo aramwemerera, ariko amwemerera atinze. Mu kumwemerera atinze, nyir'urugo akaba yararangije kuhira, nuko araza. Ntibagize gutya, ntibageze ku buriri, ntibatangiye yegapfe, umugabo babaguyeho. Nguki yitegereza mugenzi we, yitegereza umugore we, ati koko nawe yewe ngo abura uko abigenza neza, buri icyo yamugira akavuga ati se mukubita ingume, akavuga ati se ngo abura uko abigenza. avuga ati rero ambara ibyo wambara, uhaguruke umvire mu rugo. Ati soboma ko mbafashe mu maguru mashya, hari kuzacura iki? Umugore nyine agira isoni, ariko umugabo aramwihangana aramubwira ati nawe si wowe, aherekeza wa wundi arataha. Nuko ngo bangana kuva ubwo abantu bo bakajya bavuga bati ariko se naka yapfuye iki? Ati yamufatiye mu maguru mashya, mu maguru mashya y'umugeni wari ukiza. Yego rata mu maguru mashya, bati nawe koko ngo niwe wa mbere yarasambanye nati yamufatiye mu maguru mashya. Bajyaho birakwira biva aho ngaho zandiza biragenda bigera za Buringa, bikwira u Rwanda rwose, abantu barabimenya. Naho umugani wavuye ngo yafatiwe mu maguru mashya. Gufatirwa mu maguru mashya ni ugufatwa rugikubita rugiye gukora ikosa. Kayanguku